nambaye ne. So guys, ndagira ngo nsubize ikibazo cy'abantu mwirirwa mumbaza, abantu baca inbox bakambaza ngo abantu muca inbox mukambabaza ngese ngo ko ngo tujya tukubonana na Iva muramuzi ngo rayiva. Iva nawe nubone iki kiganiro umenye ko abantu birirwa bambaza ubusa, nako ntago ari ubusa, of course ntago nabatuka ngo mumbaza ubusa, of course ntago ari ubusa. Yes, abantu mugenda mumbaza nibyo nagiye kubasubiza ku bantu mumbonana na Iva. Iva wazi ukina filime ngo mujya munyandikira, of course uyu munsi nicyo gihe cyo kubasubiza abantu mwirirwa mumbaza ngo se Joyeuse wa Juno, ngese ngukundana na Iva, ngese gutya na gutya na gutya. Bika mbasubize cyangwa wapi? Mbasubize. Abantu mumbaza ngo ukundana na Iva, reka mbasubize, reka mbabwire, dukomeze. Aha, ubwo rero Joyeuse ndasohotse, murabona igipangu ndagisohotsemo. Ubu rero nyine ngiye gusenga nkuko nabibabwiye, of course. No kuba guys nize ko mumeze neza, mushimira Imana. Ubu ngubu ndafunze ngiye gusenga. Ubu ngubu ngiye gusenga. Oh my God, ngiye gusenga rero, ndagira ngo Mana yanjye, sibyo ko mbagira ngo mbaganirizeho gato, sinaherukaga kubaganiriza, ubu nibwo mvuye mu rugo, murabibona. Mbere na mbere muraza kwandika mumbwire uburyo mubona ko nambaye, of course nari mbakumbuye, ariko reka ngende nisize akarabero. Iyi rabero rero uburyo numvishe ihumura byanshanze, yananiye kabisa, sinzi uburyo ihumura, wagira ngo nanirimo ni gake. Abantu mukora rabero muzazongere, ariko nako ngako sinari mperutse rero kwisiga rabero bakunzi, ariko kwisiga akarabero ni byiza, iminwa iroroha ikareka gukanyarara. Ndi gushyiraho kenshi ariko ntaribi. Yes, reka namwe ngo suza dukurikirana kuri Joyeuse wa Juno TV, amahoro y'Imana abane nawe. Uyu munsi noneho ndi kumwe na wa mukobwa w'Abanyarwanda, umukobwa ikizungereza hano, umukobwa mwiza, urareba abayisiza karabero ajya bakita ntago kavuze kivugire rabero. Ako mbona wirakazwa wigira ute, mbese ubundi umeze gute? Umeze neza. Iminsi yose umaze tutakubona, urumva noneho umva nyine iminsi yose umaze tutakubona, noneho ukaza wanatubaga nyine. Simwe mwabiteye se? Twabiteye gute? Kuki mutambaye hafi nyine ngo muhore mumbona? Nyuma yuko umaze kuririmba utujama tw'amafuti, Joyeuse adukwitira gapera gatoyi, nta mwanya mfite. Joyeuse wa Juno TV rwose ukaduha akapira gatoyi. Ngiyo mbimenya sinari kujarajara, nkajya mu tujama tw'amafuti, nyemerera nzengwe mu gituza tuza. Juno wanjye nyemerera nkwiharire, mu mutima wanjye urumwe urihariye, oya nawe musa nawe umeze nkawe, urabaruta urankunda, wanyeretse urukundo birandenga. You're number one marova, only one. Ugenda ushiramo Juno wanjye ndagukunda, ndagushaka, garuka mu buzima bwanjye. Joyeuse nga gutya hari abantu benshi bajya bibaza ngo, ugasanga baribajije ngo mbese utwo tujama wenda tw'amafuti wari urimo uririmba, urumva ese utwo tujama tw'amafuti ni ukubera ko wagiye kuzana muri iyo ndirimbo yawe ukazanamo utujama tw'amafuti? Urabona hari igihe cyageze sinkajye mvuga kuri Juno cyane nyine nkuko namuvugaga, waramuteye uw'inyuma nyine nitwa ngo nabonye sheri, ariko aza kumbera
nyine nirukanse nyine mu bintu bidafite agaciro niba hahandi bivuga ngo wirukangira ugusiga ugasiga ugusaza. yes ibyo nibyo nakoze rero ndavuga ni so sorry ubu ngubu wasabye Juno imbabazi? yes namusabye ko yagaruka mu buzima bwanjye Joye nyuma y'uko wenda hari uririmba indirimbo cyangwa se ukazana ukaririmbamo ibitero byinshi byagiye bimera nk'ibicurira, sinzi niba nawe niba uzira ndirimbo kirimo gucurirana cyane. nacyuriye nde? twatuje amatwi amafuti. none se si ibintu bibaho? ni ibintu bibaho of course, ukanga umuntu ugukunda ukajya mu ejo bundi hari nk'umusore wamamagaye arambwira ati ariko Joye uranyanga kandi nyamara wanga ugukunda ugasanga bakatagukunda, ngo wanga ugusanga ugasanga ugusiga. ndabyibuka nyine of course nasabye imbabazi umuntu wese unkunda kuko ni ibintu nyine byigaragaza. Juno se hari igihe cyagize simuvugeho ahubwo tukavuga ngo Joyeuse yabonye umugabo, Joyeuse yabonye abagabo. Yego rero ubwo washaka Juno nawe yakwibonera. ubu ngubu noneho Joyeuse ako nyamara nabonaga Juno ari mu rukundo nkarakara. ariko hari akavideo nigeze kubona ari gusoma Waze, ngiye kubona umuntu Joyeuse urabyimbye. Joyeuse niwe wisenyeye ejo bundi niwe wisenyeye. Juno rero mbona urabyimbye. Juno afite ikibazo. Juno ufite ikihe kibazo? Ufite ikibazo cyo guhimana nanjye. Nibonye ngiye kandi ngende umwana ndacyari umwana. Ubonye ngiyeho gato uhita ufata undi mukobwa, ariko si ibiki kuko nyagasani uri kumva uyise ufata ari yeri Waze uramusomye, ubwo se urumva bitambabaza gute? se wandi wari ufite uwawe, wowe wari ufite umusheri wawe kandi nawe mwarasomanaga hano kuri social media amafoto arahari, urumva? none ni kubera iki Joye? ndagira ngo ubwire abanyarwanda sibyo abantu biringira mu rukundo cyangwa se bumva yuko ngiye dore ikintu ngira ngo mbwire abanyarwanda kuri iki gihe nta mpamvu yo kwizera ibintu bijyanye n'urukundo. ariko nimba ufite umusheri wawe umwizera nawe akwizera, nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi. ariko ikindi ndagira ngo ngusabe ikintu, we kuvuga ngo ntuzizerera mu rukundo ngo ntuzagira gute, uzabyizere ariko ubyizerere muri nyagasani. uvuga ati ubwire n'uwo musheri muri kumwe umubwire ati ngwino tujye guhana igihango imbere y'Imana mu rusengero. uzahemukira undi bizagende gutya na gutya. naguhemukira bya bindi mwasezeranye bya bindi mwasezeranye bizamugarukaho, kuko nose twese twarabikoze. niyo mpamvu nihirinze kuri uriya muji cyane, byarangiza bikarangira n'undi ari ubyisenyeye. rero ubwo ngubwo uzizerere mu Mana. Imana irakora, Imana irakora. Imana ni Imana y'inyembaraga. Imana irakora, ifite ubushobozi utakeka ko yabibufite. Imana icyo uyibwiye cyangwa icyo uyisabye nikiguha. ese Joye bagutya ngo mu gihe wumva utameze neza ukajya mu kiliziya ukambaza Bikira Mariya mu ishapure, mu gihe uri mu bibazo ukunda gusoma iki, uzi ko igira ubundi ishapure igizwe n'ibihe bice? ibihe bice hari ndakuramutsa Mariya inshuro 10, ibindi ntago mbizi. ndakuramutsa Mariya igizwe n'iki wowe? ibyo tubyihore tubiveho. njyewe urambaje ngo nagize ibibazo, yewe ntago njya ku Mana ariko mfite ibibazo. akaje ubundi wagiye kumara ubira hirya wagenda Joyeuse ntago nyine njya ku Mana ariko mfite ibibazo gusa. njyayo nishimye, nshobora kuba nishimye mfite ibyishimo byandenze, njya imbere y'Imana nkayishimira ko yamaye ibyo byishimo. naba mfite ibibazo Imana mbese nyegera ndi mu bihe byiza ndi no mu bihe bibi. Imana kuko iramfasha ibyo bihe byiza niba yabimaye, kandi ibyo bihe bibi iba yatumye mbigeramo kugira ngo nigiremo, kuko iba yabonye nabaye ikigoryi kandi nta bundi buryo yanyigishamo. ubwo rero
igihe cyose mba ndi kumwe n'Uwiteka, mba ndi kumwe n'Imana. Sinkubwiye ko ngiye gusenga mu kanya, ngiye gusenga. None se ubu mfite ibibazo ko ngiye gusenga, ubu mfite ibibazo? Wasanga iki? sinzi Sha nawe ndumva nazi nta bibazo none mfite. se wenda hari ndagira ngo ubwire abantu, sibyo? Tumaze iminsi tubona ukora content zo kurya generali, tumaze iminsi tubona ukora ama content agiye atandukanye. Mbere yuko ukora baka no kuvuga iki? kugaruka, come back nyine ni ukugaruka. Ese wowe ng'abantu ni ikihe kintu none ugiye kutuzanira muri iki gihe cyangwa uyu mwaka kigiye kuvuga ati none Joyeuse So ngiye rero tugarutse come back natwe nk'abafani zibe ewana tugomba ikindi cya kabiri, reka mbashimire ko indirimbo yanjye Mombebe mwayirebye ikaba yarujuje miliyoni. Reka mbabwize ukuri ko ari iby'agaciro cyane, ni iby'igiciro cyinshi kuba Mombebe yarujuje miliyoni. Of course ni icyubahiro kandi ndashimira abanyarwanda, ni iby'agaciro, ni iby'igiciro cyinshi. Sigaye mbona ko Imana yamaye ibyo nayisabaga, kandi koko yarabimaye. Kubona Imana yaramaye abantu ni iby'agaciro, uri kumva? Imana kubona yaramaye abantu ni iby'agaciro. Kuba mbafite mwa bantu mwe muri abantu banjye, ni ukuri ndabakunda cyane. Joyeuse, ndagira ngo dusezera abantu bo kuri Joyeuse wa Juno TV, cyane cyane abantu bakoze subscribe, urumva? Ndagira ngo ugire icyo ubabwira noneho, cyane cyane nk'abantu bari basanzwe bari badaguherutse kandi bari umaze igihe kinini. Burya ku bantu bawe, kuri famiye yawe wiyungukiye hano kuri iyi mihanda, iyo umaze ukwezi twari gushize utaza hano kuri iyi mihanda baragukumbuye. Ndagira ngo ugire kandi kuba So icyo nababwira, ndabakunda cyane kandi nzahorana namwe uko bwije no ko bukeye. Ngomba kujya mbatekerezaho. Rero mugire ibihe byiza. Ndabashimiye mwebwe mubanye nanjye muri iyi minota mikeya, babwira ko ari iby'agaciro kubagira. Imana ibarinde.